Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza, mbahe ikaze kuri munsi wa none tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse rero muri aya masaha aho tugiye kugirana ikiganiro cyangwa se aho tugiye kuba tubana muri aya makuru n'ibiganiro bigaruka kenshi kandi bikanibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi n'uyu munsi ntabwo turi buze gutandukira cyangwa se ntabwo turi buze kujya kure y'ibyo dusanzwe tugarukaho cyangwa se y'ingingo n'ubundi dusanzwe dukomozaho, n'ubundi nibyo tugiye kuba twagarukaho cyangwa se nibyo tugiye kuba twakomozaho. Saba rero abantu mudukurikiranye kugira ngo mwigire hino, abantu mudukurikiranye abamaze kuba mu by'ukuri babyuka bategereje kwerekeza mu mirimo itandukanye cyangwa se abari basanzwe n'ubundi bari muri iyo mirimo, ndetse nanone n'abadukurikiranye mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ubwo tutitaye ku byo barimo cyangwa se ku byo bari gukora. Ibyo byose rero reka tubirenga, ahubwo mubwire ko tuza cyane abantu mudukurikiranye muri mu bice bitandukanye, by'umwihariko abari hafi ari kubera rwose cyangwa se hafi y'aho bibera. Ubwo ndavuga abari mu Burundi, mba mvuga abari Uganda, mba mvuga abari mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi hafi aho ngaho rwose, ariko tutibagiwe n'abakurikiranira iyo kure irwota amasimbi, iyo kure rwose mu bihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'abadukurikirana bari ku yindi migabane, namwe ntabwo twigeze tubibagirwa, turabasuhuza kenshi. Sinzi niba intashyo zacu mujya muzibona, ariko mubaye muzibona mwajya mudusubiza mugatubwira ko intashyo mwazibonye. Ubwo rero reka mubwire ko tugiye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri frontline. Mubwire ko ubu tuvugana ukwezi kose kugiye gushira, niba ari ukwezi kose, niba ni ukwezi kose. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwaranzwe n'ibitero bikomeye cyane, ni ukwezi kwaranzwe n'impinduka zidasanzwe zagiye zigaragara, ni ukwezi kurimo kugenda kugana ku musozo ariko kutoroheye na busa abarwanyi ba FCM23. Ukwezi kose kurashize rero, abarwanyi ba FCM23 icyitwa ubwirinzi bari barashyizeho mu kirere cya Goma bukuweho. Saho honyine gusa, by'umwihariko byinshi mu bice bagenzura uraza kusanga ubwo bwirinzi bwagiye bukurwa. Bagiye bavuga bati na FCM23 yigeze ivuga iti twakuyeho ubwirinzi bw'ikirere cyangwa se icyo bita tracking, za trackingaga igishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Bigeze bigamba, ndavuga M23 bavuga bati twabikuyeho, ntago bikirimo rwose gukora. Bavuga bati ikibuga cy'indege Michael Ndadaye kigiye guterwa cyangwa se na Bujumbura yose bifatwe. Ibyo bintu byagiye bivugwa kenshi n'abarwanyi ba FCM23, ariko bibagirwa mugano uvuga ngo inkoni ikubise mu keba uyirenza urugo, cyangwa se mu by'ukuri basa nkaho babyibagije. Ariko ibyo ngibyo byaratinze biragaragara, kubera ko ubu ngubu FCM23 ibyo yavugaga nibyo byabaye rubaya, kuko iriya rubaya kiriya gitero cyabaye cyahitanye umugabo bita Willy Ngoma. Gusa kugeza uyu munsi by'urupfu rwe nawe bigishidikanwa, kubera ko abarwanyi ba FCM23 nubwo bemeye, wo bitara Lawrence Kanyuka yarabivuze yemera, ndetse n'abagenzi be, ko uyu mugabo bitamugendekeye neza, ariko bamwe bajya babivuga bati se ko tutabonye ishyingurwa cyangwa se ko tutigeze tubona mu by'ukuri umurambo we. Ibyo ni ibyibazwaho rero, ariko ntabwo ari cyo kituraje inshinga, ahubwo ikituraje inshinga ni ukureba ese FCM23 kuvugaga ko drones nk'izi ngizi cyangwa se indege zidashobora kugera mu kirere cyayo, kubera ko yari yarakuyeho GPS cyangwa se Global Positioning System, yanabikoze mbere yuko yinjira mu mujyi wa Goma. Ibyo rero akaba ari ikoranabuhanga rya GPS jamming, rishyira hasi nyine inzira zo mu kirere ku buryo ikigezemo cyose kidashobora gukora, bitewe nyine n'uburyo baba babiregeye. Ibyo rero byaravugwaga ndetse nta nubwo byigeze bihakanwa, byaravuzwe ariko ntibyanahakanwe, byemezwaga ko ari ukuri. Ariko icyo ugomba kuba wamenya, amakuru ngewe rwose nanyeze ndareba nsanga kuko ari byo,
icyo ugomba kuba wamenya, ntabwo ari hano muri Rwaya gusa, no muri Goma nuko bimeze, kuko murabyibuka igitero cyahitanye bita Karine Bessette, ni umufaransakazi wakoreraga UNICEF. Uyu nguyu rero yahitanwe n'ibitero bya drone, ndetse n'abandi bantu babiri batatangajwe amazina. Sinzi impamvu amazina yabo atatangajwe, ariko bamwe bavuga ko ari abasivile bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahangaha. Ariko nkwibutsa ko ibyo bitero abo byahitanye bari muri iriya nyubako. Ntabwo rero higeze hamenyekana nyirizina amazina yabo, ariko uwamenyekanye we n'umwe ni umufaransakazi. Byagiye binagarukaho cyane. Ibyo rero byahise bishimangira iki? Bikimara gukorwa ibyo bitero nyine, ibya Rubaya ndetse n'ibya hehe na Goma hano, totalement ku bantu babasha kumva neza iby'intambara ndetse no gukurikirana neza iby'urugamba, ni ibintu ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko AFC/M23 rya koranabuhanga yavugaga ryari rirenze ikirere cyayo. Uyu munsi ntabwo rikirimo rwose gukora, niba rinariho ryacitse intege, haje iri rirenzeho. Niba bitabaye ibyo, ryamaze naryo gukurwaho nk'uko nabo bari babigenje, bakuraho iryo baje basangaho kugira ngo babashe kubona intsinzi. Iyo ni AFC/M23 nyine, biba bikomeje kugenda bitagendekera neza. Amakuru rero atugeraho akaba agaragaza nta gushidikanya ndetse no guca ku ruhande ko izi nyeshyamba zitagifite ubushobozi bwo gucunga ikirere cyazo nk'uko byari bisanzwe mbere, ndetse n'ibimenyetso birivugira cyangwa se bikaba bigaragaza ko ibyo turimo tuvuga, ibyo turimo kuganiraho ari ukuri. Ntabwo bagifite ubwo bushobozi ndetse n'ubwo bubasha bwo kugenzura iyi myanya bagiye bigarurira. Ibi byanabashyize ku gitutu gikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, mu bice birimo Kabunambo, Sanyi ndetse n'ahaza Mikenge, ibice bibarizwamo inyeshyamba za Twirwaneho, Gumbinuma ndetse na Red Tabara. Na AFC/M23 murabizi ko yagezeyo. Iyo systeme rero yaravumbuye uburyo bwakoreshwaga na AFC/M23 ntabwo bugishobotse, ahubwo AFC/M23 ubwirinzi bwayo n'ubundi yari ifite nyine bw'ikirere bwahise bukurwaho, hagarukaho bwa guverinoma. Ndetse ibi noneho biragenda birushaho kudohoka mu gihe AFC/M23 ibice yagendaga ikontorora byashoboraga kwifasha gushyira hasi rwose imyanya minini. Izi systeme ubu ngubu iyo myanya yamaze kugaruka mu maboko ya FARDC, yamaze kugaruka mu maboko ya Wazalendo. Nubwo bivuga ko bimwe mu bice byakomeje kugenda bivamo abarwanyi, hagaragaye abo bita auto defense mu bice birimo byo muri Rubero. Abangaba rero bakaba batunguranye cyane, bikaba bivuga ko ngo baje kugira ngo bahangane na Wazalendo ndetse na FARDC. Abangaba rero muri kumva abo bise auto defense, utagiza kugira ngo ni abandi cyangwa se ngo baturutse handi cyangwa se ngo ni AFC/M23 asubira inyuma cyangwa se nizo ngabo zigenda zivuga zisubira inyuma. Abo niba abaturage bajyaga bakorana na M23, bagiye bakorana na M23 ikigera muri ibyo bice bikanamenyekana cyane. Uyu munsi bakavuga bati nituramuka ducecetse cyangwa se tukaruma gihwa, hari bamwe twatangiye amakuru cyangwa se byagenze gutya na gutya, biraza kudukoraho. Bahise bakora rero icyo bita auto defense. Sinzi niba iyo auto defense nyine ngo niyo kwirwanaho iza kubasha kubarengera, ariko icyo cyo kikaba cyakozwe. Icyari kigambiriye rero ni ukukubwira nyine amakuru, ngira ngo mukomeje kugenda mubyumva ko tuba tugerageza kugenda tubabwira amakuru amwe n'amwe, by'umwihariko ariko ay'ingenzi biba bigezweho hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihembwe cyongeye kugaragaramo ibitero bikomeye cyane kandi bitegurwa bikanakorwa n'uruhande rwa Kinshasa, nk'uko amakuru atugeraho umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye arushaho kugenda abigaragaza. Kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe 2026, Espoir Mbata, umuyobozi wa radiyo y'abaturage izwi nka Top Buzi FM, yafatiwe mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ifatwa rye ryatunguranye kuko uyu yafashwe n'inyeshyamba za AFC/M23 ndetse abenshi batangira kwitsa imitima.
Amakuru aravuga ko kuri iki cyumweru aribwo uyu Espoir Mbata yafashwe, ndetse amakuru aturuka mu baturage no mu bayobozi bakorana na radiyo bakaba bemeje ko yafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa FCM23 ugenzura bimwe mu bice by'iyo ntara. Amakuru atangwa n'umunyamakuru umwe ukorana n'iyo radiyo wahisemo kuvuga mu ibanga kubera impamvu z'umutekano, yavuze ko ifatwa ry'uyu Mbata rishobora kuba rifitanye isano n'ibitekerezo yatangaje kuri radiyo. Ibyo bitekerezo byavugaga ku makuru y'ushobora kuba rikurwaho ry'ingabo za FCM23 mu gace ka Minova, ibintu byafashwe nk'ukuri ngo kandi bishobora guteza impagarara mu bihe bya none mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Imikorere y'itangazamakuru ngo ikomeje guhura n'imbogamizi zikomeye, abanyamakuru benshi bakomeje gushyirwaho igitutu, gushyirwaho iterabwoba no kubuzwa gukora akazi kabo mu bwisanzure, ibintu bituma umutekano wabo urushaho kujya mu kaga. Minova by'umwihariko bamwe mu banyamakuru batangiye guhunga iki gice kuri iki cyumweru mu gitondo, batinya ko bashobora gukurikiranwa cyangwa gufatwa nk'uko byagendekeye mugenzi wabo Mbata. Bigaragaza urugero rw'akaga gakomeye abari mu mwuga wo gutara no gutangaza amakuru bahura nako mu bice birimo intambara n'umutekano muke. Ifatwa ry'umuyobozi wa radiyo rije mu gihe hagaragara ubutumwa butandukanye kandi buvuguruzanya buva muri FCM23 ku bijyanye n'uko ingabo zayo zishobora kwimurwa cyangwa kugabanya ibikorwa mu bice bimwe na bimwe, bituma amakuru ajyanye n'iyo ngingo afatwa nk'akomeye kandi agomba gutangazwa ko yatangaza bigomba kujyana n'ubwitonzi. Muri rusange iki kibazo kigaragaza neza uko abanyamakuru bakomeje kuba mu kaga gakomeye muri ibi bihe by'intambara, bari hagati y'inshingano yo kumenyesha abaturage amakuru nyayo no kwirinda gushyira ubuzima bwabo mu byago mu gihe bari muri ibi bikorwa byo gutangaza amakuru. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana nuko kuri ubu ngubu biravugwa ko mu bice bimwe na bimwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri teritwari ya Nyiragongo ngo hari kugaragara amakamyo. Aya makamyo ngo namwe mu makamyo apakiye birimo ibikoresho byakoreshwaga n'abarwanyi ndetse n'abasirikare. Byavuze ko harimo amakamyo y'ubwoko bwa CAMS, ndetse havugamo amamodoka adasanzwe akoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba y'amajipe. Ibi ngo byagaragaye guhera ku itariki 27 kwa gatanu, tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 2026, ndetse ngo byagaragaye ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ni mu gihe kandi nanone ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ngo hongeye kugaragara ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ariko none ngo byarushijeho kwiyongera kubera ko uko byagaragaye bihabanye nuko byagenze kuwa gatanu, kuko hiyongereyemo izindi modoka. Abatanga amakuru bavuga ko ku mupaka wa Kabuhanga ariho hagaragaye icyo gikorwa, ni muri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, ndetse ngo ikindi cyaje kubaho nuko hagaragaye imodoka zigera kuri 20 mu by'ukuri imodoka zigera kuri 27 ni ukuvuga kuwa gatanu, ariko kuwa gatandatu ntabwo haravugwa umubare nyirizina w'imodoka zambukijwe, dore ko bavuga ko umubare waje kwiyongera nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragaza. Icyakoza ntabwo higeze hagaragazwa ibimenyetso simusiga byabigaragaza cyangwa se byerekana ko aya makuru ari ukuri, gusa byatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo Tazama, RDC Info, bivuga kuri iyi ngingo nyine yo gukurwa kw'ibikoresho bimwe na bimwe by'ingabo z'u Rwanda ndetse n'izo ngabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ababitangaza bavuga ko biri gukorwa mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'I Washington yasinywe ku itariki 4 Ukuboza 2025 umwaka ushize, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine bavugaga ko amahoro akwiye gushyirwaho cyangwa se intambwe iganisha ku mahoro igomba kugerwaho, ariko bigaca mu izinwa ry'amasezerano, kuko bavugaga ko iyi ntambara kugira ngo irangire atari uburyo bw'intwaro, ahubwo igomba kurangira binyuze mu buryo bwa diplomasi ndetse n'ibiganiro. Ari nayo mpamvu habayeho gusinya mu by'ukuri habayeho gusinya ayo masezerano. N'amasezerano yavugaga ko ingabo z'u Rwanda ngo zigomba ni ukuvuga ngo ni amasezerano ubundi ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ku bijyanye n'ingingo yo kugarura amahoro, harimo kumva ko FDLR igomba guhagarika ibikorwa byayo
si bigarukira aho ngaho gusa, ahubwo nanone hakabamo ko ingabo z'u Rwanda nazo ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gusubira inyuma. Ibyo byose rero bikajyana no kugabanya umwuka mubi cyangwa se ubushyamirane, no kuvuga guterana amagambo. Ibyo nabyo biri mu byavuzweho. Uyu munsi rero bimwe biragerageza kubahirizwa, birimo birageragezwa kubahirizwa nk'uko bigaragazwa rero, aho uruhande rwa M23 rwo ruvuga ko rwatangiye kubyubahiriza. Lawrence Kanyuka bikomojeho avuga ko ngo bari kugerageza kubahiriza iby'amasezerano, ariko bakashinja cyangwa se bakanenga ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa kudashyira mu bikorwa bo ibyo basabwe. Ubwo harimo gusenya uwo mutwe, guhagarika imikoranire na FDLR ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ko n'ibitero by'indege byibasira imwe mu myanya ituwe n'abarwanyi ba FCM23 cyangwa se igaragaramo FCM23 ngo ikomeje kugabwamo ibitero, ndetse izi nyeshyamba zikavuga ko ibyo bitero n'ubwo ngo byaba bigabwa n'uruhande rwa leta, bigabwa mu bice bituwe n'abaturage. Masisi hari amakuru ari guturukayo kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe, biravuga ko bita Maremo hagaragaye ibidasanzwe. Ni kamwe mu gace gaherereye aho bita Kalembe muri groupement ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni umunsi umwe nyuma y'imirwano hagati y'Abazalendo ndetse na FCM23. Aka gace ngo kakaba karanzwe n'ubwoba bukomeye cyane mu baturage, ndetse bamwe bari batangiye kugenda bahunga. Urumva niba imirwano iba yarabaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 20, kwa gatandatu tariki 20 na zingahe 28, uyu munsi tukaba turi ku itariki 29 ku cyumweru, ntabwo hashobora guhita hagaragara nyine umwuka mwiza gusa. Cyakoza ngo utu duce abaturage bagize ubwoba bwinshi cyane. Harimo abaturage bagize ubwoba bwo kugaruka mu byabo, bari bahunze imirwano yari yahabaye yahuje FCM23 ndetse na Wazalendo. Ariko ikiriho cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya nuko ngo imirwano yahabereye ku munsi w'ejo yasize ishavu rikomeye cyane ku barwanyi ba FCM23. Ibitero bitari byoroshye, ni bimwe barimo kuvuga bati imirwano irimo iragenda ikomeza. FCM23 ikavuga ko ibitero nk'ibi ari byo biri gutuma amahoro atagerwaho binyuze mu biganiro, kuko izi nyeshyamba zaravuga ziti ibyo twebwe turi gusabwa turabikurikiza, atariko uruhande rwa leta ntabwo rwo rurimo ruragenda rukora ibisabwa. Nyamara leta ya Kinshasa ahubwo yahise inatanga itegeko rikomeye cyane. Sinzi niba ari uko yizeye ko nyine kugeza uyu munsi ifite ubushobozi kabisa buhambaye mu bigaragara, mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'intwaro, igisirikare cya leta ya Kongo gihagaze neza. Bahise bavuga bati inyeshyamba za FCM23 zigomba no guhita zifungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikomeze. Inyeshyamba rero zaruciye zirarumira, ahubwo zita zitangira kugaragaza amakosa ngo yaba ari gukorwa, harimo ibyo bitero nyine biri kugenda bivugwa. Reka twinjire rero ahangaha Masisi, nta guca ku ruhande turebe amakuru ari guturukayo uko ari gutangaza. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 29 Werurwe, aho bita Maremo muri Kalembe muri groupement ya Bashari Mokoto muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravuga ko ngo havuzwe ituze mu by'ukuri nyuma y'imirwano yahuje abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa FCM23. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zikorera Ipinga avuga ko iyo mirwano yadutse kuwa gatandatu tariki 28 aribwo yatangiye, ubwo abarwanyi ba Wazalendo bagwaga mu gico batezwe n'uwo mutwe wise uw'ubwirinzi auto defense ukorana na M23. Uwo mutwe ngo bivuga ko wagumye ufite ibirindiro i Maremo nyuma y'uko abarwanyi ba FCM23 bivanye muri ako gace bakimukira ku murongo wa Kalembe mweso Kicanga, ndetse ngo izi nyeshyamba zimaze kuhava hagaragaye undi mutwe wese winjiramo. Bikavuga ko aba ni bamwe mu baturage bari basanzwe bakorana n'izi nyeshyamba bahise binjira mu birindiro by'izi nyeshyamba ubwo zari zimaze kuhava. Abaturage batuye mu duce twa Kalembe bavuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu aremereye n'ayoroheje mu gihe cy'amasaha menshi. Ibintu byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage basanzwe barazahajwe n'umutekano muke umaze igihe muri aka karere, nyuma yo gutekereza ko ibintu byari bigiye kujya mu buryo. Nyuma y'iyo mirwano, amakuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo basubiye inyuma berekeza mu gace ka Minjenje kari ku mupaka uhuza teritwari ya Masisi na Walikale. Ibarura ry'agateganyo rigaragaza ko ku ruhande rwa Wazalendo hapfuye umuntu umwe, abandi babiri bagakomereka. Ibintu bibaye mu gihe umutekano ukiri muke muri aka karere,
nubwo ku itariki 27 Werurwe 2026 abarwanyi ba FCM23 batangaje ko bavuye mu bice bimwe byaho nyuma y'uko kwivana mu bice byari byarafashwe uduce twa Meti na Minjenje twahise tujya mu maboko ya Wazalendo. Nubwo kuri iki cyumweru hari agahenge kagaragara, si ituze yizewe kuko impungenge ari nyinshi mu baturage batuye muri Masisi bakomeje kuba mu bwoba ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose. Abenshi bakomeje gusaba ko haboneka umutekano.